ishobora kukubera nziza nimba warigeze uba umukunzi wa Urban Boys mu myaka nk'irindwi ishize. Abakunzi bayo bose bari barize bihanaguye mu mwaka w'ibihumbi 2017 havuga ko iri tsinda ryahagaze burundu. Uribuka ubwo batangiraga ari batanu bakaza kugabanuka hakavamo babiri hagasigara batatu, mu gihe bari batanu ari bo Rino G, Stocky, Humble G, Safi ndetse na Nizzo, ubwo basigara ari batatu. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 abakunzi bayo benshi bari bamaze no kwiyakira bumva ko iri tsinda ryahagaze burundu, ko nta rindi garuriro. Ariko se byaba ari byo? Nyamara turebye neza twasanga atari ko biri. Reka tukwibutsaho gato. Uribuka ubwo batangiraga buzuye ari abantu batanu? Mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo iri tsinda ryahise ritandukana, havamo abantu babiri hasigara abantu batatu. Bakimara gusigara ari batatu rero baje kwimukira mu mujyi wa Kigali mu 2009 batangirana n'indirimbo imwe yitwa Sindi Njyajya nk'indirimbo yabinjije mu mujyi wa Kigali. Barakora buzuza album 6. Muri icyo gihe kandi Safi Madiba nawe yahise abatunguza ubutumwa busezera, ubwo muri make basigara ari abantu babiri aribo Nizzo ndetse na Humble G. Uwo Safi Madiba kandi niwe warushinganye n'umukobwa ufite ubwenegihugu bwo muri Canada. Byavuzwe ko azahita amusangayo bakagenda ubutazagaruka. Hanyuma Humble G nawe atangaza ko agiye kujya muri Amerika aherekeje umugore we nawe witegura kubyara, ariko ntiyagira icyo atangaza nimba agiye ubutazagaruka cyangwa se akaba agiye ubuzagaruka. Ushobora kubona ukabona ko naramuka agarutse bagakora itsinda ry'abantu babiri aribo Nizzo ndetse na Humble G, iri tsinda ritaba ryo, ubwo Urban Boys igasubirana gutyo bagasigara ari abantu babiri. Ese urabona ibi bintu bizashoboka? Byabaho se? Reka tubikubwire neza uko bizagenda. Icyo usabwa kiroroshye cyane. Reba aho hasi handitse subscribe maze ukandeho, wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi uko twaprodinze video. Naho nje bakanyita Joseph Bugingo, uhawe ikaze muri cyo kiganiro. Ikaze. Nibikora Safi uzwi nka Madiba, Nshimiyimana Mohamed uzwi nka Nizzo ndetse na Manzi James uzwi nka Humble G nibo bantu batatu bari bagize Urban Boys guhera mu 2008. Abandi babiri barimo Rino G ndetse na Scotty bari baravuyemo muri uwo mwaka. Kugira ngo bitworohere, reka tubitangirire ahangaha. Ni mu mwaka w'ibihumbi 2007 nibwo iri tsinda ryatangiye, ritangirana n'abasore batanu aribo Rino G, Scotty, Humble G, Safi Madiba, Nizzo. Ritangirira mu karere ka Huye aho abo basore bigaga, cyane ko Nizzo yigaga muri Cefatec naho Humble G akiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, naho Safi we akiga iyitwe, akaba yarabaga i Huye abana n'umuryango, bityo guhura bikoroha cyane. Gusa uwo bita Nizzo na mbere ya 2007 yarasanzwe aba muri iri tsinda ry'abaririmbyi, ari naho impano ye yakuriye. Aba basore uko ari batanu, indirimbo ya mbere bakoze bakayihuriraho bose uko ari batanu ni indirimbo yitwa Ikicaro. Wibuke ko aho ari mu mwaka w'ibihumbi 2007. Ni hanyuma yaho gato y'umwaka w'ibihumbi 2007 umwaka wawukurikiye ari wo 2008. Muri abo basore uko ari batanu
havuyemo abasore babiri aribo Rino G ndetse na Scotty. Nuko iryari itsinda ry'abantu batanu, hasigara abantu batatu ari nabo twe twamenye cyane hafi ya twese. Aba twabamenye mu ndirimbo nyinshi nziza harimo Ishyamba, Kubita, Agakaye, Icyicaro ndetse n'izindi. Mu mwaka wa 2009 nibwo iri tsinda ryafashe icyemezo cyo kuva mu karere ka Huye bakerekeza mu mujyi wa Kigali. Bagezeyo ibintu biza kubahira, baramamara cyane kugeza nubwo bamaze kuba ubukombe mu muziki nyarwanda. Icyo gihe indirimbo ya mbere bakoreye muri Kigali bakayita Sindi Ndyarya. Aba basore beza kandi barakomeje barakora cyane biyuha kuya, buzuza alubumu zigera kuri 6. Aba basore kandi bakomeje kwamamara cyane kurenza uko bitekereza mu buryo budasanzwe muri studio nziza bakoreragamo ariyo bita Super Level. Ari nabwo bakomeje kugenda bakorana indirimbo n'ibyamamare byo hanze y'u Rwanda harimo Jackie Chandiru, ari nawe wabaye wa mbere mu kubimburira abanyamahanga bakoranye indirimbo n'iri tsinda ry'aba basore. Uyanya bakoranye indirimbo Tayari, naho Timaya mu ndirimbo nziza cyane ariyo Show Me Love. Umuhanzi Radio wo muri Uganda we bakoranye indirimbo yitwa Petek Dwele. Benda ndetse na Sat B wo mu gihugu cy'u Burundi nawe bakoranye indirimbo yitwa Urankirigita. Ibi bihembo tugiye kukubwira byose uko ari 8 nibyo iri tsinda ry'abaririmbyi batatu byatwaye muri Salax Award. Mu mwaka wa 2009 batwaye igihembo cya Best Group of the Year nk'itsinda ryiza ry'umwaka. Mu mwaka wa 2012 kandi batwaye The Best Group of the Year, n'ubundi batwaye igihembo cyiza cy'itsinda ryiza ry'umwaka. Kandi si ibyo gusa, muri uwo mwaka batwaye na Artist of the Year, batwara na Best Male Artist of the Year, barongera batwara The Best Video of the Year. Mu mwaka wa 2013 mwumve n'ibihembo bindi batwaye. Hari igihembo cyitwa Best Group of the Year, Best Video of the Year, Song of the Year. Tutibagiwe na Primus Guma Guma, ibihetse byose uko ari 8. Mu 2013 aba bahanzi bitabiriye irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar, aha baba ba kabiri. Mu 2014 kandi Urban Boys yahataniye igihembo muri Hip Hop Music Award muri East African Super Hit n'indirimbo yabo yitwa Tayari. Mu 2014 kandi Urban Boys bitabiriye nanone iserukiramuco rya GD Culture Festival, banaririmbyemo indirimbo yabo muri Nigeria. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tukwibutse ko iyi ari Bugingo Empire waruteze amatwi. Naho nge nitwa Joseph Bugingo. Mugire ibihe byiza, turabakunda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Naho butaha, Imana ibarinde.